ikintu bita gukunda ngo nemere kiminjira ariko nta mpamvu yo kuzinuka abakora neza n'ubikana bazabashimwe noneho bantamwe bashimwe umugore wanjye ngiyi mbaye umukobwa wanyu umugore wanjye Jovia hashize igihe kinini tumushyinguye nta twamushyinguye ese byagenze gute yararwaye ndashaka mu cyama kumbwira ubuzima bwanyu mu by'ukuri ubuzima bwanjye na Jovia twamaranye igihe kinini twakoranye ubuzima bwinshi twanyuranye mu byiza n'ibibi twamenyanye yiga mu ishuri muri kaminuza nanjye ariho niga yambaga hafi igihe kinini twatangiye musobanurira amasomo twigaga igeze abivamo ubucuti
ubushize twabonye ko nyuma y'aho minisiteri n'abayobozi ba za kaminuza bimeranyije ko isomo ry'uburere mboneragihugu rigomba gukomeza no mu za kaminuza kubera ko babonye ko abanyeshuri iyo bageze muri za kaminuza batangira guta umuco. Nongeye ku byo mugenzi wanjye yavuze, uburere mboneragihugu nyabwo ni ukuntu leta ndetse n'abandi bagira uruhare mu iterambere ry'u Rwanda bitwara kugira ngo umunyarwanda agere ku bwiyunge kandi abenegihugu bumve ko ari abenegihugu koko. Ibyo byose avuze nk'imiti nk'abayobozi b'ejo hazaza, uburere mboneragihugu bwamara iki abanyarwanda? Yes, Jovia. byatuma uburere mboneragihugu bwafasha abanyarwanda kugira uruhare runini kandi rw'igihe kirekire mu kubaka umuryango nyarwanda ndetse n'ubuyobozi bw'ibanze ndetse n'ubw'igihugu bukuru. Ariko Dr. hari isezerano mwaradusezeranyije ubushize ko nta kintu mwatubwiye, sinzi niba mubyibuka. Nibyo koko ubushize bari batubwiye ko ino munsi ari picnic ariko turabona nta kintu iri kutubwira. Turi no kubika produce turabona nk'igikorwa kigomba gushyigikira ubukerarugendo kandi n'ishuri ryacu rikaba rifite ubukerarugendo mu nshingano zaryo. Stand up for what's right. Say you've done something bright. Cause all the one is your brain gone. So the harbor by the wind, the day will come. You gotta be strong. Don't you follow the Hollywood fashion? Don't you know it's just an empire falling in slow motion? You don't have to feel guilty. You didn't do nobody no wrong. Cause all the one is your brain gone. So the harbor but the wind, the day will come. Ha! You gotta be strong. Make up your mind. Reka turuhuke ndananiwe. Igo, uzi nakwise. Bisa akadomo. No, dia. Akadomo, njyewe akadomo. Nuko nakwiye ko nkanga. Uzi mpamvu mwise akadomo? Mbwira impamvu nyise akadomo. Hani? Nakubujije uriya mukobwa. Narabyumva. Kandi ushobora gutuma ntigenda. No. Uranyibwira ahubwo impamvu mbatije akazina keza. Nta muntu n'umwe ushobora. Nagira ubwoba. Oya, mbikisha. Oya, ndasobanura ko nta wundi ushobora gukunda utari wowe. Muzajya muhora muba muri kumwe buri munsi.
hasi mwebwe bigenze gute kandi ibiti muri oya ndabona kiriya nakomeje nkureba turimo hariya murimo mwoga kandi kumwe n'uriya mubosi yanjye hariya umusore wundi tujya tugira ibintu dukora ntabwo bisanzwe ariko birasanzwe kuri twebwe nakurebye mbona yenda nkuvugishije ushobora kuza tugakora usibye kwiga gusa se wumva nta kindi kintu wakora ibintu byo gukorera kashi umuntu agomba kubikora niba bitarimo kashi kuko ririya zuba rirenga niko urukundo ngukunda rwarenze siri nagire bityo ndabikunda cyane ndabikunda cyane gahunda imeze ite situwasiyo rusange ya entreprise imeze ite muri rusange kampani imeze neza n'imisoro yasabwaga twarayitanze mu buryo muri Rwanda Revenue nta kibazo bakaba barampaye na certifica yo kudushimira ko twabaye aba mbere mu gihugu kandi bakaba bashaka no kutwakira muri Bosejour mu rwego rwo kudushimira nyine muri RBC naho baduhaye leta hari ibikorwa tugomba kubikorera abakozi bagomba kuba ari smart nkuko bisanzwe ntabwo tugomba kuba aba mbere mu misoro ngo turangiza tube n'aba mbere mu mwanya ntabwo ibyo bintu bijyanye sibyo ndakeka ari ibintu byawe sawa ndebera Floris twari dufitanye gahunda kuko numva mfite abakiriya benshi ndashaka kugenda mubwira sawa baye amakuru uyu bite misiyo aho ngaho yagenze ite barishimye abantu bantumye baranadushimye cyane baduha urwandiko urugaga rw'abacuruzi bifuza kuza kudusura ngo ibi serivisi zacu urazibabwiye ibyo dukora aho tugeze baranezera ndakeka nawe mfite gahunda mu mwanya mfite gahunda yo kuvugana n'umuntu nkanamujoyininga hari okay turaza kongera nitongera tuzongera ejo nanjye mbe nkora saba Girl, I hope your clothes are back in the closet when I wake up. Really hope the Rover's parked in the garage when I wake up. Hope you're cooking breakfast in your thong when I wake up. Cause if you ain't no need to wake up. No, if I ain't sleeping next to you, I don't know what your boy gon' do. Girl, ain't no way we can be through. It's getting hard for me to breathe. All I want is you and Hi everybody. Hi. Excuse me, can I talk to her? To me? Yeah. back to the way, back to the way, back to the way we were. Let's go back to the way, back to the way, back to the way we were. Baby, I wanna talk to you. And I suppose you remember me when we was in the party. Of course yes. So what? Okay. Excuse me. Ndashaka kubwira I love you. What? Since nikubona nabonye uri mwiza numva umutima wanjye kugira ngo kurebe. Urasobanura iki? Ariko njye mfite ubundi nkunda. Okay, ibyo nta kibazo nta nicyo bitwaye kandi nanjye ndagukunda.
kandi numva bibaye byiza waba umugore wanjye. I wanted to get you like my wife. ibyo nushaka ubu byibagiweho gatoya kuko mfite uwo nkunda. Oya ibi ngibi profe yabyigishije nasibye. Niyo mpamvu rero ntabyumva. Wa munsi ndabibutse ntuzongere gusiba gusa nagari byiza. Sibye rimuze ibintu bigucika byinshi cyane byinshi. Oya basobanurire. Uratekereza ibuka ko duherukana mu ishuri mu gatondo? Ndabizi. Pose yose urumva nabakumbuye. Ndabizi ariko bazisobanurire sibyo kugira ngo uzatsinde nanjye nsinde. Ubwo se umutsinzwe naseba ibaze vraiment. Dore papa na mama. Nagira ngo bapresente uyu musore. Bamwita Wilson, ni uwa mbere muri classe kandi ni umufasha kwiga. Abandi mwambwiye umufasha amasomo. Ça va, courage. Ok, merci. Chunk up the deuce, then I scream Southside. I'ma rep mine with pride until the day I die. It's forever Northside. We can't be denied. I ride for my city, yet I rep my side. Ushize twaganiriye isomo ry'uburere n'igihugu. Isomo ry'uyu munsi ni isomo ry'ubumwe n'ubwiyunge. Twabonye ko kugira ngo habeho ubumwe n'ubwiyunge ari uko hari ikintu kigeze gutanya abanyarwanda kigatuma bashyamirana. Twabonye ko nyuma ya politike y'amacakubiri n'ivangura abanyarwanda twanyuzemo byanatugejeje ndetse no kuri jenoside yo mu 1994. Leta y'u Rwanda yasanze ubumwe n'ubwiyunge ari inkingi ikomeye mu kubaka igihugu kigendera ku mategeko kandi kigamije amajyambere arambye. They've been waiting on this album for 2 years strong. A street dream on the way. Drop this and I'm gone. When I scream Southside, I chunk up the deuce, then I scream Southside. I'ma rep mine with pride. Jewe ndakubaha ntuzatinye kusaba service ushaka yari yose. So ibyo ntabwo ari byo nshaka bya service se nibiki. Ndashaka ko tubinshuti nge nawe. Inshuti gutushaka kungira. Urso ndagukunda nuko. None si ubwo. It's the boss spokesman for the now. Repping next time. Yaje kunganiriza muri break nari kubigenza gute nari kuba ngiye nyine. Shaburitse ndakica gusa tuzongera tujya muri class. Ntabwo ariko bizajya bigenda nyumva sibyo mbabarira kandi reka kubabara.
mwaramutse. Ndabaderanije gatoya ariko munyihanganire hari akantu nje kubabwira ariko katerekeranye n'akazi je m'excuse. Muzi umugabo witwa Muberuka Paul utuye hano hafi ya MTN Center? Exactly. Muberuka wo kundiza? Hari umuhungu we rero witwa Trezor wigaga muri Amerika yamaze igihe kinini muri Amerika. Ntabwo nyambasha kwamenya yabaye iki? Buriya yabengutse Jovia buriya. Jovia mukobwa wanjye? Boy Florisi, urabizi neza ko Jovia mukunda. Jovia ni umukobwa wanjye w'ikinege. Urabizi nawe ko mukunda. Ariko ntabwo ari ngiye gufata icyemezo. Icyemezo gifatwa n'ababyeyi. Nuvuga ngo nubwo ndise kandi nkaba mukunda ariko afite nyina. Afite banyina wabo. Afite banyirasenge. Then numva ibyiza ariko bazabigira uruhare. Ngewe nka se igihe abo baba babyakiriye kandi umukobwa byakira nta kibazo. Sawa, ubwo muzambwira buri ibya byose banyirasenge bazagira icyo bavugaho, iyo nkuru ndayibagezaho. Ubwo tuzareba iki minsi zaba yateguye. Nibyo nayo nakubwiye ejo bundi. Ngiye mfite gahunda. Ndumva atari mbi kuko nagishije n'abantu benshi inama ariko numvaga nawe twabiganiraho. Then nawe ukambwira ukuntu byumva. Urabona Jovia ni umukobwa ukuze. Urayibona ute mushingiye ko ngiye namuboneye umusore mwiza kandi nawe umumenye utamugaye? Wizeye umusore mwiza wizeye. Ni nkuko nawe wambonye ukashima ukavuga turi hano mugabo ntabwo namwitisha. Naye namuboneye umugabo numva ko umukobwa wanjye yatakwitesha. Erega uramuzi ni umuhungu witwa Trezor amaze iminsi yiga muri Amerika. Amaze hafi y'amezi nk'atandatu ageze inaha. Akaba yari afite ishaka kurongora. Nta kibazo nimba waramuhitiyemo nka se. Nta kibazo. Jovia ntabwo ari hano? Arimo? Arahari. Mumpamagarire. Jovia. Bina mubwire. Jovia mwana wanjye. Kale papa. Hose kukutishimye bitirisi. Iminsi myinshi tubonana. Sava? Ndishimye. Amakuru rero. Nimeza papa. Ariko imyaka ufite urayibuka? Tumaze gukora anniversaire nyinshi cyane. Sashize ukwezi dukoze anniversaire yawe? Nese uzahora muri anniversaire z'amavuko. Urumva nta kintu twakora? Nose urasobanura iki papa? Nakubwira icyo ushaka kugeraho. Urabona? Ejo bundi tuziziza tuzatahira degree nta muntu ugufasha akaboko agufasha kuyiziza. Ariko arahari papa. Arahari? Badide hafi yo kubereka. None se ko mama tigeze. Kuri jambo papa yarashatse kumbwira mu kanya nagira ngo ari kwigerezeho umve. Kwari umusore yakone. Ese mwahuriye kugira ngo mumenyane. Wamubwiwe n'iki se papa? Waba se uzi umusore witwa Trezor? Ende papa? Trezor. Trezor? Oya rwose njye nta muntu nzi witwa Trezor. None se ushaka kumbwira neza? Ushaka kumbwira neza? Papa njye nari nzi yuko urimo kuvuga Wilson kuko niwe nemereye ko nzabana nawe. Wilson ninde? Papa ni inshuti yanjye kandi naramukweretse. Uwuhe? Igihe yazaga mu rugo papa, igihe yazaga mu rugo nkakubwira ngo ni wumfasha mu masomo ntabwo mwibuka. Ntabwo ari ku rwego rwawe. Widusuzuguza. Sinshaka kugushyingira umusore nzaza gusura adashobora kunyakira, wa wundi uzakwicisha inzara bwati zikakwica. None papa ko ari we nahisemo. Ntabwo bishoboka. Abakire mama umukire ntabwo njya ntabwo urugo rwabo rusaba umuntu. Oya ibyo uzi ko ntigeze nkubangamira mu buzima ariko icyo tukivuga mu kibazo.
cyaba ikibazo Jovia mwana wanjye ntabwo nshaka na rimwe kugomba wase papa ntabwo nabyemeye papa ntabwo nshobora kuba ari kumwe na Wilson niwe nakunze kuba oya nimba hari ibintu nanze mu buzima ni oya John oya ugomba gusanga Trezor ariko papa niwe nawe papa wowe ntabwo yitira mu nabi kandi ntabwo yitira mu reka murekere mwiza Trezor n'umusobanuro yewe kumvikana oya ntabwo bishoboka izo ni inzozi unabyibagiwe wewe mu buzima bwawe uzi ko afite umuntu utwara ibisoro ntabwo nzabyo Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight as long as the wrong feels right. It's like I'm in flight, high off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane, cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap. Who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess. Hello? Wilson, uri he? Yo, banguka ndagushaka. Ndagushaka byihutirwa, mfite ikibazo. Yego banguka duhurire hanze tujya dukunda guhurira. That's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. I love the way you lie. You ever love somebody so much you can barely breathe when you're with them? You meet. Kibabaje. Nuko tutazi ingabo zirwana nazo. No, dia. Ntabwo tugomba kuba hopeless. Icyo dusabwa ni kimwe. Nuko unyitangira nanjye nkakwitangira. Nta ngabo natinya nka papa. Kandi ndagusaba uko nguhamagaye ugahita unyitaba ujye umbabarira impore hafi ntuzigere umba kure. No, ani ibyo ntabwo bishoboka. Sishobora kuba kure na rimwe. Icyo nzi cyo urukundo rwacu ruzakomera. It's in the silences, the words you never say. I see it in your eyes, always starts the same way. It seems like everyone we know is breaking up. Does anybody ever stay in love anymore?
papa na mama baganiraga ko ninjiye bagahita bagiceka ntabwo nigeze menya nabonaga badashaka ko hari umuntu ugira ikintu yumva ubundi se ibi bintu byose turimo gukora nabaye bashitsi bagiye kuza ntabwo wandusha abashitsi bagiye kuza bari numvise ngo nawe bashyitsi ariko simbazi Eshu byihorere byaba abashitsi bagiye kuza ndumva banteye ikibazo kubera iki kandi ubundi usanzwe ukunda abashyitsi byihorere sha urabizi ko nta kintu njya nguhisha kuva kera kandi nta banga ryanjye na rimwe wigeze umena ibyo ndabigushimira Mishu cyakubwira abashitsi bagiye kuza aho bari njye ndi gukeka ko ari umusore bashaka kunshingira sha uzi ko bagiye kunshingira undi musore utari Wilson ngwiki byihorere sha sinzi icyo buriya bari ababyeyi bashaka kugeraho ariko ntabwo bizashoboka ntimurangiza guteka tugiye kurangiza mama ariko birahiye byose ugiye vuba vuba abana bashyitsi uzi ko baje ariko ubundi mama abashyitsi bageze hafi rwose mugire vuba ariko ubundi mama abashyitsi bagiye kuza nabaye kutigeze ariko Jovia nawe ukunda kumbazaguza abashyitsi n'abashyitsi b'urugo nugira ikibazo none se mbere ubundi mwarabimenyeshaga nkamenya abagiye zacu ni inshuti zacu ziri kuza rwose nugira ikibazo ahubwo gira vuba vuba ubundi tujya muri dushe koga sigushaka no mu gikoni gira vuba sibyo sawa twarangiye gira vuba vanga isoni mukobwa wanjye Mishu ndabona birangiye ibindi turabikora nyuma mugeze he ça va Okay. Musaye tubavuga karibu. Muri sanga. Makusha twasohotse mu buzima bw'uruganda. Bo muri sanga. Kire kiwanye kifashe gite? Turaho. Muraho. Namwe se muraho. Sava ubona ko ari ibisanzwe. Nyarutarama ubuzima bwawe busanzwe murabona. Namwe muraho. Turaho. Floris ntabwo ujya wica umugambi. Nabategereje nayo mfite gahunda nyinshi nagomba kujya gukora kuri airport. Ariko kubera yuko byari gahunda navuze reka ntegereze gatoya ntabwo mwabaye abirabura cyane. Yego nuko turi muri Afrika ariko ntabwo tujya dukunda nta kibazo. Ngo you are fed up. Mujiwanye muje. Oya nabantu nagari iki kibazo. Kibazo nuko akunje byabari byiza. Okay, ni igihano. Bahamazi batse ni mu Rwanda banyuza ahantu. Saba? Bahamazi bene n'abateganyije n'ibindi bibakorera. Okay. Mama nari nyitunganya nese ndari kuza nsa nabi nk'abasereye ubu ngubu wari utararangiza ko kuza mama nese ndari kuza nk'abasireye mbona umeze neza se ndaje nawe bitunganyije rwose nta kibazo ugiye banguka kuko bicaye muri salo babuze umuntu waganiriza ukabaza isoni nawe ariko kuba uburere naguhaye ndaje banguka rwose banguka ntumuze isoni ndaje mama Dokora nabo batangiye ko nkanya Afrika.
tubashakamo akantu. Okay, nta mpamvu y'akantu. U Rwanda ni igihugu kirwanya ruswa bisi. N'abazungu bagomba kubimenya. Sinzi ko nabo naragerageje ejo bundi ntumva bashaka kumbwira ibintu n'ibyo ngibyo ariko twabikora ariko urabona nka uyu perezida w'abacuruzi mu Rwanda urugaga w'abacuruzi uriya ni inshuti yanjye y'inkoramutima tubyongere kandi ntabwo bashobora kuza batari a contact nawe ngo babe barangije kubyumvikana. Hello. Bite hani uri hese? Oya shange ndi mu rugo sha hani wambabariye uzi ibintu bimbayeho. Ceceka sha uzi ko bazanye cya kigo ngo ni Trezor mu rugo. Bigenze nte? Oya wowe gira gutya. Hita uza sibyo urasanga mpagaze muri salo. Ndagutegerereza muri salo mbabarira ubanguke. Igo mbabarira. Banguka. Merci. Jovia. Kwa mugani Jovia ko ataje gusuza abashyitsi. Kuri suza abashyitsi. Nyaruko nyakunyewe aba yavuye. Nguriya yaje. Kanguka ba. Jovia kutishimye mwana wanjye habuze iki? Urishimye? Cyaje mbega se kwishuri. Okay. Naye turaho. Sinzi nka ngo bari barakubwiye. Nze twavuze ko tuzagera hano tubasure. Nze kuko yarabwiye sinzi ndane nabisubiramo. Florisiyo ivuga muzi ko yari. Twaraganiriye nta kibazo. Yego wenda atari nka bya bintu nuko imico igenda ihinduka cyangwa igira iki uko abantu bagenda batembera bagira iki imico igenda ihinduka wenda nanjye nabyivugira tuzabonye igihe kirahemuza numva nta kibazo gusa kandi n'uyu kandi ngiye kugenda Makuriki. Nime. Ayangi. Nakutara. Karibu none hano mu rugo. kwajyana mu It's up to you. Ni muramuka mupari kubyumvikana ndi tayari nta kibazo. Joyce, sibyo. Ariko ndabona you are happy. Kutishimye Joyce. Nta kibazo. Wilson. Oya wisubira inyuma mbabarira. Tutabikora bashitse. Oya ihangane nta kibazo hano ni mu rugo ngwino nta kibazo. Nta kibazo. Trezor. Uyu ni Wilson nakubwiraga. Niwe nahari ubuzima bwanjye bwose. Ubishatse twagushakira undi job utari ngewe. Job. Karamba papa. Witwaze kuri umukobwa wanjye.
ngo ushake kundumisha mwene ukagenda ndavuze ngo nona mbumure ntawe nawe imbere yawe none se papa uramwica nta papa ugomba kujya nta soni kingura mwana wifatira icyemezo ababyeyi bahari nta gikomeye munsi reka ahubwo reka noneho tugere mu rugo muzewe turamubwira yuko ibibaye ntabwo ari ngombwa ibi nibyo bita anthroparenthèse reka nanjye ngerageze njye muri gahunda nimo indakirangiza Jovia n'umukobwa wanjye icyo mbabwiye cyo mwatahana n'umutesi nahamya ko biriya yaba neza nta kibazo ntimugire ikibazo bibaye nyina araza baraza kuganira nzigo kandi biburangiza reka tubarenze irembo oh my god n'ubundi rero Floris sinshaka ko umwana wanjye arongorwa n'uriya muhungu ntazi yava ntazi yakomoka ntazi ubwoko bwe byanga bikunda umukobwa wanjye agomba kurongorwa na Trésor sinzi rero nk'umwana w'umunyamujyi nemera iki twakora bose ibyo ni akabazo koroshye cyane ntubonye aba batipe nashuje hariya ku muhanda bareba mu modoka y'umutuku waduciyeho hariya exactly bariya kuri gahunda ni akabazo koroshye cyane urabemera ntiwigore uzambaze sanzwe nkwizera nta kibazo na kimwe reka duhunge Dia sinshobora guhunga ntaho najya rwose nudahunga bazakwica hani bazakwica ahubwo se urumva tugiye atariho barushaho kurakara bakazatugira nabi hoya tuzajya kure yabo aho batazatubona kure yaho hese nta muntu nzuse nakujyana he ko kure y'ubutaka bw'u Rwanda nzari mu giti reka nkubwire nungutse indi nama mfite tante wanjye ubi Mwanza kandi tugiye yatwakira Okay, Dia.
nimba uzi ko yatwakira ndabona bikomeye ntabwo twaguma ahangaha Yatwakira. ahubwo Reka njye kuzana imyenda yanjye duhurire iwawe. uze dide tugenda Tugira vuba. gira vuba ihute cyane. kurwara ibikapura byanjye si we mbaze urajya habaye iki ntacyo usubiza maneno karame ushinzwe iki muri uru rugo ngewe njya ndeba abantu binjira n'abasohoka cyangwa umuntu agasohoka nzi aho agiye bose uyu yaragiye he aho yaragiye urahazi rwose ntabwo mbizi ntabwo ariko iki ntasoni uyu muntu agiye hehe agiye he bose rwose mumbabarire ntabwo mpazi ahantu agiye twumvikane yego abura nawe ubura bose rwose niba mudashaka ndabwo ndafunga n'amapingu rwose ndamufungirana rwose isi kumira yego rwose bose nta hantu ajya rwose ariko mumbabarire mwongere kumufita bose musubize yavuye subira mu nzu nawe subira mu nzu subira mu nzu maze rero mwana wanjye emera urongorwe urabona abantu nazababwira iki ariko papa kunshingira uwo ntashaka ntabwo ari byiza sawa ngaho byakira none se mama wawe sinamushingiwe na data urabona se tutabanye reba imyaka dusazanye erega urukundo ruraza kandi mwana wawe urukundo ni ibintu n'abantu kandi rero mwana wanjye humura abantu barahari uriya mwana kubera imfura uzaryoherwa n'urukundo kuko ugiye ahantu uteseka mwana wanjye nazagira ikibazo nababara niwe mwana wanjye nkeneye gukubona umeze neza nk'uko wabaga iwanjye erega ikibazo si mukunda imana izagufasha umukunda nawe uzabigiremo uruhare n'ibyanga nzagufasha gushaka umuti ariko ntusebye mwana wanjye Mira,
none se ko hashize imyaka 5 yose Wilson ataragaruka nkaba ntaramenya n'amakuru ye none iwacu bakaba bashaka kunshingira undi mugabo oya reka mwereke Emero Trezoro azagukunda nk'urukundo Wilson ari kuzagukunda ntago bishoboka sinakeka yuko Trezor ashobora kunjyamo nk'uko Wilson andimo ntago bishoboka kubera iki bidashoboka birashoboka nta kintu kidashoboka ubu rero sinzi ikintu nshobora gukora icyo ari cyo rero ngiye kwemera ndongorwe ariko bitavuze ko umunsi namenye ko Wilson ariho sinzi icyo nakubwira ntago sibyo kandi Messi urakoze cyane sibyo nta kundi nabigenza 내 마음을 알게 될까봐 알아버리면 우리 멀어지게 될까봐 난 숨을 죽여 또 입술을 깨물어 제발 그를 떠나 내게 오길 네가 너무 미워서 가끔은 네가 불행하길 난 바랬어 이미 내 눈물은 다 마르고 버릇처럼 혼자 너에게 말하고 매일 밤 그렇게 불안했던 걸 보면 난 이렇게 될 거란 걸 알았는지도 몰라 난 눈을 감아 끝이 없는 꿈을 꿔 제발 그를 떠나 내게 오길 평생을 함께
Leila, Oui. sishobora kubona uburyo nagushimira ngo wumve ko ngushimiye byo gushimira. Ariko bibaho. Dia. Ibintu bankoreye sinzi ukuntu nabivuga, sinzi ukuntu nabigusobanurira, sinzi uburyo nabona uko ngushimira. Ndumva bihagije, ntabwo wanshimira cyane. Ntabwo navukiye muri ariya mazi bankoreyemo. Biriya byose bifite inkomoko. Nazize gukunda. Urukundo se ruzira? Shuti byambanye birebire ntushobora kubyumva. Ku buryo narazinutswe ahubwo se ubungubu sinzi niba nige nakongera guhura. Niganye n'umukobwa. Umukobwa witwaga Jovia. Sinzi nimba ariho cyangwa atakiriho. Gusa hari mbona numva ntashaka no kubimenya kuko mbimenye sinzi uko nakwifata. Icyo nzi cyo nabonye umunsi twapanze guhunga tubona bikaze. Nibwo nahuye nabo. Tuvanye ko ngiye gupakira imyenda nabagiye gupakira kasambi wanjye tugahita tugenda. Heruka kwibona ubwo. Ubundi mbona n'ubu ngubu. Nta kindi nzi. Wihangane ntibizongera. Ibaze vrema. Reba amasaha nagize uyu mugabo ataraza. Wabona atari buzi. Yani numva ntangiye kurambirwa n'ibitotsi biranyishe. Ya. Aha. Hari ibintu bigize. Ni ibintu bisanzwe nta. Okay. Noneho mpamagarira uhamagare okay Matadi ubabwire ko kucyo munawo wohereza ibintu ko ntago. Okay, I'll call you tomorrow. No problem. Ariko sheri kuko aya masaha muba muje mukaza mutanatwitayeho vrema n'imisi ishize tutabonana. None uragira nkwitaho gute n'ibikibaye? My God. Nukuvuga ko noneho imisi ishize tutabonana nta nubwo unankumbuye nta nubwo unanyitayeho. Nari ndi ku kazi. Ariko sheri uzajya uhora mu bintu by'akazi gusa nta kutwitaho nta nubwo cyane kureba umwana wabyaye. My God. So nana. I'm coming. Ariko se shera aya masaha areba hana amasaha ageze uraza uhitira mu kazi ntushobora no kuruhuka mu mutwe byibuze. Kuruhuka ntabwo bishoboka ko uzi ko kuba hari business buri gihe kandi umuntu agomba gushaka amafaranga kugira ngo arebe ko yabaho. Akabagore bigina ngo sinzi ko mwabaye. Oya ntagaruko bigomba kumera. Uragira ngo bimere bite hakorwa iki? Ahubwo mwabaye mutemebwe. Udafite cash ntacyo wakora nta nicyo wanageraho. Sibyo? Akora udafite ibyishimo amafaranga nta kintu yakumarira. Okay, another call. Yes. Yeah. Okay.
sweetie. Ça va? Amakuru. Meza. Ni meza sha. Umunsi wagenze neza. Cyane. Bite? Ni byiza. Ya. Ariko kumbuye. Sha, nanjye nakumbuye cyane cyane ariko. Iyo nkubwira. Gifashe gute se? Ça va. Mu rugo rw'iwe gute se? Biragenda. Ndumva ntoje muri make. Baratuje cyane. Cyane. Ahubwo urasheri. Burya kumpamagara kuriya. Ntunagire ngo n'akazi bari bampamagaye. Niba se kandi. Ngo boss yashaka kungezaho gahunda nshyashya ya Wellness. Nasubiye kujya gukorera i Kigali. Wow, i Kigali? Shantis. Urambwira ngo ni byiza uzi amateka yose nahuriye nayo mu Rwanda. Njye nabyanze sinshobora gusubira i Kigali. Aya, ntugire ikibazo. I Kigali ibintu byose byarahindutse. Mu Rwanda hari amahoro, hari umutekano. Humura. Sweetie. Bikwirengagiza ibintu byose nahuriye nabyo. Mpakundira umukobwa, bankubite, bante mu mazi, ubuse mba ndi iyo ntakugira. Gerageza kubyibagiza. Igihe tuzagendaho cyose, nzaguhora iruhande. Abantu bose bakugiriye nabi. Bazomarama niba kubona. Turi kumwe. Ntugire ikibazo. Okay, baby. Nari mfite impungenge ko nimbikubwira. Uhita utekereza ku mateka nahuriye nayo ukabyanga. Ariko ubwo mpumurije. Impungenge zose narite zirashize. Humura. Ndemeye tuzagenda. Ibitekerezo ni ibyanyu nyine. Ushize twakoreye muri Serena. Muribuka ko n'igihembo ari twe twagitwaye. N'ubu niba twasubira hariya, niba hari ukundi twabigenza, hagati aho turungurana ibitekerezo. Ngiye mbona yuko twajya ahandi cyane cyane hari umutuzo kugira ngo tuve muri uno mujyi turebe no hanze yawo uko hameze. Ariko uko bari bagenze umwaka ushize wabereye Serena numva byari byiza niyo tutakwimuka mu mujyi wa Kigali numva twajya muri hotel isanzwe nka Bosse Jour numva yaba ari ide nziza. Ku buryo twagumye kubona umwanya w'isonga hakaba harimo n'ibintu bijyanye no guhesha igihugu cyacu cyubahiro mu ruhando mpuzamahanga aho ibicuruzwa byacu bigomba gusohoka byajya hanze bigahangana n'ibyaho kandi bigatsinda. Papa wakoze interview neza. uwo mwana urembye azi kumukurikiza. Byamufashe afite nk'imyaka 3 haza ikintu cy'umuyaga cyangwa ivumbi amazuru agafungana ntabashe guhumeka ku buryo hari nubwo guhumeka mu mazuru bimunanira agahumekera mu kanwa. Nicyo kibazo yari afite. Mwaba mwaritezemo umuvuza cyangwa mwarekeye aho gusa n'ubwambere? Twamuvuje bigitangira ariko nyine biranga niyo mpamvu nari mugaye. Oya, ntabwo ari ngombwa. Ntabwo ari ngombwa.
bayimwandikiye neza uzayimuhe ukurikije igihe bagiye bagateka hano kuri ordonance. Nta kindi yababwiye? Oya, nta kindi yatubwiye, ariko muhumure umwana azakira. Ujye wita ku kureba ukuntu yayinyweye kandi ntuzajya wizera abakozi ukuntu baha imiti abana. Ndabyumva Dr. nzagerageza kubikurikiza. Kandi ujye umurinda imbeho, ivumbi, wirinde no kumuha isukari nyinshi ikabije. Uyu muti aba ariwo uhita umuha kubera ko umugabanyiriza umuriro. Twahahuriye njya kuvuza umwana ateye ate shama umukobwa mwiza gutya umwana mwiza ufite taye nziza ukuntu kigenza gupfa aresha ate asate w'imibiri yombi uzi ko ari we none ubwo bizagenda gute kugira ngo mbone wiso reka nkubwire ngiye nzajya kumureba kandi nimero zizanza zibonye kandi uravugisha ukuri bingiremo nahita nkuzana muri iyi shop ugatwara icyo ushaka cyose uravugije rahira ndakubwiza ukuri oya we nzakikuzanira ntugira ikibazo tuhaye vuba tugende tujye muri iyo gahunda sibyo Hello? Oui. Ni byiza sha wifi urihe se? Ushaka kuza kunsura? Nta kibazo sha karibu. Ndagutegereje. Merci. Yo Vivine. Biteze sheri amakuru. Ni meza. Karibu. Sha merci. Karibu nshuti yanjye. Urakoze cyane. None se ko watinze? Sha ntabwo ndaguse ejo nitwe turi kumwe. Oya vrema nari ngukumbuye. Ejo nitwe turi kumwe. Wabonaga ko nkiriho koko. Ego kuba nawe rero sinzi. None se misiyo yarakunaniye se byagenze gute cyangwa shaka inamira ahubwo shakira ibihembo cyangwa umbagiye kimasa gusa ubwo ntabwo nabona ukuntu nakugenza nagenza banza umpembe numara kumpemba ubundi misiyo yawe nikubwiye neza none se sinagutelefone wenda ndaje gusura icyo ushaka cyose nakigukorera wambwira niba misiyo naguhaye yaraciyemo gucamo gusa akira ahubwo ibyawe iki yiwirira kira namba zawe izi ni nimero ze se yiwe ziranoroshye kuzifata mu mutwe we ubu se bigenze neza ubu se ndamuhamagara ubu se arayifata arayifata nyine ariko uzwi icyo umugore ashaka n'Imana ikimuha bana mushaka fatiye n'igihebebo ubu se ndatangira ngo iki ubu se ndabigenza gute ndamubwira ngo telefone wowe akwitabira wumve aranyitaba se aranyitaba arakwitaba ndabizi ubwoba bw'ikisi wikuramo ubwoba wowe mu telefone neza nta kibazo umuntu ukunda uramugira rwose ngo bigende gute wibuze ukwiciyemo yewe alo alo ni Dr. Wilson tuvugana
wi ngendi Jovia ntabwo unyibuka we sha uzi ko akubye ashyira arakubye oya sha wimbeshya urambeshya kubye guteze arakubye no kuri kwimana arakubye sha ngira mu telefone wowe ngira mu telefone wumve sha yayifunze Paul ihangane pe ariko vrema ntago mbigiye kugira inama nk'umuntu w'inshuti abikunda erega nawe hari igihe cyakibaza akavuga ati ibintu byambayeho bitewe nawe uravugisha ukuri koko azanyumva se reka nkubwire umusuze nk'umuntu mwabaye inshuti ariko uzi ko nawe useka ntabwo nzi ko azanyumva azakumva cyangwa se reka nkubwire Mireye nakora kwa muganga wowe andika ibaruwa vuba vuba uyifate ugende uyihereze Mireye ayijyane muri biro ye ku meza narangiza akazi arayifata yisome asanga ari wowe Jovia sibyo byiza uko bishoboka ahubwo uko nzandika iki Chérie nzanira ji Wow, nawe gusoma agatabo keza. Gusoma. Kireka je nakoze ni. Bimeze ute? Okay, urebye ni byiza. Ni byiza? Ko mbona atari byiza? Ndabona buri kibazo ufite. Ndabona utishimye. Sinzi ikibazo waba ufite. Okay, bishobora kuba ari umunaniro kubera akazi. Bishoboka ko usigaye ufite akazi kenshi kurusha i Burundi? Okay, birashoboka ariko biriya tuzabireba. Oya. Tuza, sibi. Biriya bizashira. Rahira. Honey, you know? What? I love you so much. Oh, thank you. ushaka kutubonera ngo witwa Mireye ushaka kutubonera yewe murashaka kwivuza cyangwa namushakaga noneho muraba mwicaye hariya mubahamagarire murakoze But now I know that life doesn't always go my way. Yeah. cyangwa yemeye dogiteri ndashaka kumuhuza n'uriya mwana w'inshuti yanjye sha aramukunda cyane bihebuje akira ahubwo sibyo iyi twe twazanye n'inshuti yanjye ngwino ugire umusuhuzi ni inshuti yanjye cyane ariko magara mbese mu gihe inama zose zibaho ndashaka kongera kubahuza umuntu ugende uyimuhe kandi bitugiyemo nk'ayo nk'umuntu mukorana sibyo nawe uzi amashuguri menshi wowe cyane uretse nta kibazo ndabibagiramo byose n'ibinashoboka mwabonana nawe sawa wamugiriye neza aho ni mu kanya afite abarwayi uretse akanya gato ndaje sawa reka tutegereze sawa ni ukuri kw'Imana ntugire ikibazo wowe ushyire umutima hamwe gusa ibyo nzabikugiramo wow no munsi ndumva dushaka kuvura abarwayi ariko gerageza winjize abatarenze 10 ariko dogiteri mugambe hari umudamu uri hariya nimbazaniye ubutumwa bwe kandi nabonaga bakeneye cyane aradukeneye cyane ngo ararembye ameze nabi ararembye ameze nabi dogiteri ahubwo bishobotse nawe twabasha kumujemo bwa mbere kubera ko nabona afite ikibazo gikomeye cyane okay so okay ni byiza bon okay
Bon, mumbarize ko izi nimero atarize. Nakubwira ko arize. Mubwire ko ndamuhamagara nindangiza akazi yihangane. ahubwo mbere wakize nimero zaba ari izawe shanizo none ubwo ngubwo ni ukumutegereza kubera ko ubu afite abarwayi benshi ubwo araza kuguhamagara yarambwiye ko aza kuguhamagara ubwo se kuko araza kuguhamagara nawe ntugire ikibazo Kose ntakereka mutegereze ndebe. Ni wowe cyangwa? Ni njyewe shaho nuko nahinduwe n'iminsi. Nta na kimwe wahindutseho. Sinashobora kubyiyumvisha na gakeya. Ndakumenyesha ko iminsi yahinduye ariko umutima wanjye uracyari isugi. Ndagukunda, ndacyagukunda. Sinigeze mpagarika kugukunda. Se genda imanzi. Urabona hari alliance nambaye? Sinshobora no kuyikoza ku rutoki rwanjye igihe atari we nayambaranye nawe. Sinshobora. Iyi nanjye nyikuremo nyijugunye. Ntago nzongera kuyambara bibaho. Babarira. Nta kibazo. Reka kubabara. Do kandi reba agodia urabona ko turi hanze ntacyo bivuze hali amasaha arageze tugerageze dutahe tutaza no kumbura Fon Alexander ari umugabo wawe ntago wibeshye uzko ari we koko goodness uramubwira iki byo biroroshye allo Oui, papa Vicky ndaje. Narindi hano hafi. Ndimo kuza ariko. Sawa. Niyo ntekereje ku bintu byakubayeho. Ni inzira y'umusaraba nk'imwe Yesu yanyuzemo. Ahubwo se. Siko Jovia mbona byabaye twongi twasubiranye neza ubu ngo wibagiwe amazi bakunywesheje ubu yagushizemo pe urabyibagirwa musore ni ikibazo gikomeye ariko urukundo nayo biyo gusobanura garwo mbwira nawe uriya mwana urumva umufitiye gahunda ko yabaye umugore nanjye mfite umugore ariko kuba nararunguye ntago nabikoze kuko nakunze umukobwa tubana no nabikoze kuko nta kundi nari kubigenza nari maze kubona banandukanyije nawe ushaka kwiyibagiza kwiyibagiza ibibazo ho gake kandi iyo ubonye uri no muri societe ufite akazi batangira kwibaza ngo kuki utari kurongora ariko bakinda bikora ariko mu by'ukuri sinamukundaga reka nkubwire rero nese shaka kubona urabizi nawe tukiri abasore ukuntu twavugaga kwicupa ryabaye ingoroje ritaba rigisubiye mu yandi
mbwira nawe uriya mwana uramurongoye nta gihe gishize uramutaye aho kugira ngo njye nta nimubone mbone sinzi n'icyo ari cy'imbere yanjye mbone muzi ubusobanuro bwiwe afazari twarusenye njye nkabana n'uwo nakunze nagira ngo wenda umbwire dufate icyemezo hamwe nk'inshuti yewe sinshobora kuguma nshyira impeta ku rutoki ntambitswe na Jovi aho kugira ngo bibe nzasubira ku buseribateri icyo nzi cyo nzasubira na Jovi kandi uzombona mu minsi izakurikira nambaye impeta y'urukundo rw'ukura pana kuva ngo no kubura kubigenda cyangwa se nawe iyo yambaye y'uruhatana uriya mwana mufate muganire mwumve icyo abitekerezaho niba ko kubona urukundo rukimugurumanamo umutware sha ndagushyigikiye ngo ijambo ryanjye nk'umugabo merci urakoze cyane bre muranyubatse kandi ubyumve nturi kureba umbereye inshuti kabisa ndabibonye Sheria. Sava. Akazi kameze gute? Akazi kameze neza cyane. Kageze neza? Muri no minsi urebye kameze neza. Ntabwo ari kenshi ntabwo kavunanye. Urebye duhugiye mu maraporo cyane. Niyo mpamvu nasigaye mboneka amasaha ya kare. Urabona ko ibintu byarahindutse nawe urabibona? Ndabibona cyane. Kameze neza, amafaranga yariyongereye. Mbona byonyine ukuntu wishimiye Kigali. Ndabona twari dufite impamvu kugira ngo tuzi. Ni byiza cyane nanjye nishimye. Nubwo nari natinye ibintu byongera ngo urebe na bya bibazo. Ariko sigaye mbona atari byiza. Jovia ninde? Akira telefone yawe. Enda. Imurakaye bigenze gute? Nashanga umenyeshe ko Jovia ninde? Ni hehe ni kwande? Sheri ibintu uri kuvuga ni ibiki bitumye urakara gutya? Wanyemereye basi nkareba niba ari. Ntabwo ndi umusazi. Jovia ninde? Uratangiye ubu ngubu. Nta gihe gishize. Nkurohoye mu ruzi. Ibyo sinigeze mbyibagiro kandi mpora mbizirikana ndetse ndagushimira byiteka. Mbabarira ntushimire. Shimira Imana kuko njyewe ndikora ntacyo mvuze imbere yawe. Nta soni. Sheri waretse kurakara gutyo wakumvise ko ari ibintu bibaho. Ubuse nijye wiyoherereje. Please rekana nanjye. Wanyumvise wanteze amatwi ko ukambabarira. Ukareka twumvikana. Babe subiraho wari wicaye. Please. Nundi munsi ntuzongere. Ntago nkiri uwawe. Sheri wanyumvise. Urakabije. Babariye ko kantega amatwi. Reka tumvikane. Jovia. No. Okay, bring me the things from South Africa. Okay. Nyine nkuko nakubwiraga mfite sinzi niba wumva ushaka nanagutembereza ukabanza ukareba uko nkora mfite yari amashini kabuhari bagezweho mfite na imprimeur hasi nakwereka ukareba tugakora nabonye ivuma nawe ari byiza cyagenda cyego twaravuganye neza kuko mpamagara dore my business card and call me nta kibazo sibyo. So, okay. Have a nice day. Yeah. Thank you. Bye. Bye. Till this moment here, I've never seen such a lovely queen. From the skies above to the deepest love, I've never failed. Wilson, byuka Wilson. Reba hano amasaha. Wilson byuka tugende baranyica byuka tugende. Reba isaha hano zigeze.
tugende. Wilson. Zana akaboko kawe. Akaboko? Zana akaboko kawe. Urashaka kano cyangwa akaguru? Oya ndashaka akaboko. Iyi ni kado nakuzaniye yo kuguhemba kubera ko ibyo nkoreye biranshimishije cyane. Nibyo. Nanjye ndishimye cyane birarenze baba. Erega Wilson, nubwo bwose wumva ngo nararunguwe ariko bitwa no kutarongorwa. Nanjye sisuko. Hoya hani ntaba nawe se umugabo uko avuye ku kazi aza atanyitayeho ankangisha iby'akazi namubwira ngo ndamukeneye akansubiza ko nkabya. Wilson urakoze cyane. There is none like you. There is none like you. He takes you out and he takes you up. Hello. Oui, bite Wilson. Uri heza? Yego nsanga hano muri rya duka ryanjye niho ndi banguka. Okay, ndagutegereje. Sawa. He gives you gold and he'll promise you the whole world will be yours. I just can't tell you I love you so. Even though my odds are low, I'm not an actor, I'm not a star, and I don't even have my own car. But I'm hoping so much you'll stay, that you will love me anyway. The dirty games and Nani sumeze? Narinda aho. Okay. Uretse ko ubu ngubu numva nabaye mushya. Wabaye mushya? Mushya nyine. Diana ni sama kuri ya boss. Ara abaye ikisi. Nani cyo yakagombye kuba. Ngo? Nani cyo yakagombye kuba. None se ko yitoraguriye inama mu giteme. None se hari aho iyo ntama ishobora kumucikira? Iyo ntama iramutse ibonye ubishaka. Kubera ko ubu ngubu Trezor n'agace yari yarigaruriye namaze kukamwaka. Ubu ni wowe gusa uri mu buzima bwanjye. Dia, ibyo ni byiza vraiment. Ni byiza kabisa. Ariko ntiwirengagize ko dufite imbogamizi. Umenye ko buri umwe wiyubatse urwe. Urasobanura iki? Ufite umufasha, ufite umugabo. Iyo ni imbogamizi ikomeye. Ibyo ntacyo bivuze. Kizima nuko nkunda nkaba ngukunda. Ariko reka mubwire. Nzakora uko nshoboye kose. Icyo nzi cyo kuko nago isezerano ryo kukunezeza. Nzi ko ari inshingano ngomba kuza kandi nkazigeraho. Dia. Uvuze neza. Uranyemerera tuzabonane vuba na none. Oh, nta kibazo na niyo wambwira ni mugoroba ndangije akazi nawe ubuyanga. hari ikintu gikomeye nagira ngo mbabwire, hari ibintu bimwe mutajyaga mufata nk'ukuri mwebwe, ariko uno munsi nagira ngo mbereke ko mwibeshye. Nababwiye kera yuko Wilson na Jovia ni nk'imiswa. Ngiye kubaha ikimenyetso.
Oh my god! Nibyo se? Mada irebe. Urakoze. Hello. Bite hani? Umva. Yego sha. Reka nguhe igiparu rero. Wamenye ko batuvumbuye. Yego sha. Trezor aherutse kumbwira yuko aherutse kumbwira ko nguriya mwana atari uwe. Namubwiye ko ari uwe. Nose ubwo urumva namubwira ko ari uwandi. Ariko Wilson ukambwire gutyo. Namubwiye ko Sonia ari umwana we kandi namubwiye ko basa umutwe mu mugongo nawe urabyumva. Nose ubwo urumva yamwitakana. Ikizima wowe ugomba kuba uzi ko umwana ari uwawe gusa. Nta kibazo. Arahari nyine ari aho ngaho. Ani? Bite? Ndiza. Umeze ute? Ndaho. Okay, ndabona mbyutse kare. Nari ndi hano. Ateguye na kake keza. Ndetse nani? Bahamagaye ngiye kujya Kampala. Kampala? Ntabwo nzatinda. Ubu se ugiye kujya kudusiga hano? Oya ntabwo nzabasiga. Nzakora ibishoboka byose rwose ngaruka. Sibyo ntabwo nagusiga. N'abana kandi komeza bacunge. Umukobwa mukenda mukunda. Sibyo? Mucunge. None reka nitegure. Ubu turaza kubona nini tubana nsanga bagiye nta kibazo. Sawa. Trying to find a reason why. So if I did something wrong, please tell me. I wanna understand. 'Cause I don't want this love to ever end. Ndabizi ni Jovia itaba. Sheri, ubwo ni kiko yabariwe. Ntabwo ari we. Izo nimero ko zifite umutwe n'ibigo. Warite. Nabivuga. Okay, basi reka mwitabe. Itaba. Reka mwese kwisura karashe. Dore ko turi imbere y'abana ko nyira warite kurakara. Mwitabe ga ibyo narabimenye. Hello? Umva. Ngwino ya mafoto yawe rega. Ngwino yarebe. Warite nkamubwisha. Ntabwo bitangaje. Ngwino urebe amafoto ya mwifotoranyije. Rega ibyo twarabimenye. Twarabimenye.
Wilson. Uyu ni Jovia wumvaga ni nawe wamamagaye mu kanya. Jovia uyu ni Neila ubu niwe mufasha wanjye niwe turi kumwe bavanye i Burundi. Jovia. Hello. Oui. Bite sweetheart. Ndi mu rugo. Wilson ndumva telefone mpamagaye reka ndebe yari. Arambwira iki se? Hari kera. Basi reka mpe kumwitaba. Sawa. Turasubira mu kanya. Oui. Ni byiza sheri amakuru. Sha turaho. Baraho. Sha baraho bose. Natwe turagukumbuye ariko. Mu rugo iwacu? Nta kibazo. Ndaje rwose muzanira ikisini kapara. Icyo ushaka. Icyo ushaka? Niyo gushimisha handi mbwira ariko sha. Icyo ubona nawe cyanshimisha aba ari cyo uzana. Okay handi noneho ndaje mu kanya rwose nsubiza n'abana ubwire ko kana ubutumwa gitoro cyane. Sawa banguka. Okay bye. Bye. Hello? Oui. Wilson. Usku ntambwiye. Ngo agiye kuza ngo asange ngo twitunganyije ngo arashaka ko tujye iwacu. Yegora ubwo se arashaka kunjyana iwacu gukora iki kandi? Se amatiku nk'ibyo byose njye arashaka no gusanga nanagiye. Gose ashaka no gusanga nanagiye. Sawa, ubwo ndaza kukubwira uko byagenze. Sawa. Don't pretend you're sorry. I know you're not. You know you got the power to make me weak inside. Ariko Wilson? Kana. Uranzi koko umaritse Jovia kweli? Chiri, wakwihanganye. Wambabari ukanyumva. Wakumvise ko ari ibintu bibaho. Nabyo numva we. Chiri, wanyumvise ko kwihangana. Wakwihanganye ko
Honey, I'm home. Honey. Good morning, honey. Piti. Utameze nem uzina wa filmu. Honey, Piti. ushobora kundeka Niba kibaye honey. Mbwira honey, niba kibaye. ngusabye kundeka ariko ngusabye kumpa amahoro Ugiye se ko muri usinzira ni wigenda. rekura Honey, Piti. Umva wigenda honey, wigenda. Ugiye wambwiye ikibazo cyabaye. Honey, mbwira. ngusabye kundeka sibyo ibyo wankoreye birahagije ibyo wankoreye Nakoze iki birahagije wambwiye? Umva mbabarira unyumve rwose mbabarira. Ni iki nakoze kibi? Wambwiye rwose. Nakoreye iki? uba warakunziriye iyo uza kubimenya mbabarira iyo uza kubimenya wari kunkunda ko nagerageje kukwereka urukundo sibyo urangije udutisha akazi kawe mbabarira nagira ngo nkumenyeshe yuko n'uriya mwana nabyaye ejo bundi atari umwana wawe namaze kubajyana bose ubu uzabyara Yo abana mu bajye musobajye. Mbabarunzanira abana banjye rwose abana banjye babarwanze. mbabarira Bari hehe? wowe na data mwagerageje kunyikoreza umusumari mutibagije yuko nta musatsi igira nti mbabarira Babarira. Babarira Jovia. 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 Jovia wanjye Jovia. 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 mu gihe kinini kimaze guhita nibaza igituma nanjye ubwanjye ntaziyondi nkanibaza igituma umutima wanjye unyereka wowe mu ndoto iyo mbonye inseko yawe numva rukuruzi irimo inkurura nabona ingendo yawe nkumva udushagarira tunyiruka umubiri wose hagira ukomanga nkashigukira mu bicu nzi ko ari wowe icyo mfasheho cyose nkabonamo ishusho yawe nkumva sintuje nkumva meze nk'imbohe